Just come on in. Usiku maza mwenyewe na bukazi sima nakubwira nubwo nyine mama ntamubwiye wese nakubwira akubukura uzahora mwabona ubuzima uko kubiretswa niyo wajya gukora ikiyede ntabwo waba nk'abandi bantu ugatwara amatafari nzebera njye gukora ikiyede siku nasuzugura nzebera njye numva ngo bafatana n'amakarayi bakayitira bakarasha ku mutwe reba uko wansa ureba umusatsi wanjye njye najya gufata ikarayi neza ku mutwe wanjye intoki zanjye zinka zikoza muri sima basi wazagiye gutwara amatafari mu gishanga tumwe abari gutora nk'abandi bakora basi ukareka kari akazi amatafari atandukanye hehe n'ikiyede byose kare kimwe no gukora mu byondo no kandi ntabwo bizakubwira mushyashya uza watsinze igihe cyose uzugwirirana ariko ibaze uguye n'umuntu wo mu muryango umeze kuriya none se nabo anti njye naranaje musanga hano mu rugo yakubwiye kuki yaranyishe yamennyeho amazi sibyo nese ubwo buzima uzakomeza ubuhe buzima ariko nose niba batanyitaho njyewe reba ahantu ngeze mama ntakindeba aravuga ngo aho ugeze ugomba gukora nawe ukagira icyo ugezaho none se niba nta kazi ufite ndakora mukuranga mbare kubyina mukunabigenza uzaje ujya gusenga reka Imana icyifuzo cyawe Imana basi yanabifasha mukabona akazi imbere nasengera gitansubije iyo mana murata imbere nasengera gitansubije Imana ifite igihe izagusubiza umunota n'isaha ntabwo ari ngombwa gusenge gihita bwako kandi narasenze amabarakoka ndwara hajye kugenda gusarara ndasarara yewe nararushye waho ngeze naho kwikorera njyewe nkashyira ibintu byose nkakoresha umubiri wanjye nkakoresha ubwiza bwanjye Imana yampaye buri kimwe cyose mfite nkagikoresha ko kabona sente akaka mugize kuri mbere urabizi ukiri umunyeshuri nabonaga aho utazaba umuntu muzima twataha mukikomeza amazindi nzira na twadukobwa bataraga ngo ni bajidia nundi we nabona gutazaba umuntu muzima urabona ndi umupfu utangiye kurengera urabona ndi umupfu njyewe ntabwo ibyari byo nari nshatse kuvuga ko ibintu gukora ntabwo ari byiza ibikize ibiki nawe uzabikora mani reka musetse rero hari ukuntu ngenda nkagenda muri hoteli igishugadadi kikaza kikankunda sheri mbaza ngo gitagitumize ati muzanire n'umwana mumuzanire icyo ashaka cyose harahehe bagataba amaza cya bazoka nk'abandagiye hose yaba ko nk'abandayiriye ngahibaza uwo munyenga kurya ibyo utakoreye uko kurya amafaranga utakoreye hararyoha bo yego ni byiza ndabyumva ariko se ibaze iyo ni inzoga ni fanta yitwa bazoka ni inzoga y'icyuma yitwa bazoka kinini ngahibaze nyine basi sajya kugura fanta indi nywa fanta kubizi nawe igikoma cyangwa nyanywa ntabwo ngenda bijyanye n'amasukari never si ibyanjye abantu ngo batabyibuha bamaze kumenya impamvu ubuntu bwazonzwe impamvu baba bwarazonzwe utabona niba nta hantu dutandukanye tutajya kungana wowe inzoga urazina reka bwize ukuri ariko njye niyo ndebona ko mfite umubiri ku byakowodo akagataye ni ak'abazungu sheri uzi ukuntu abazungu baba bagakeneye basa baryaga ibiryo bikajya mu kibuno cy'ibumoso ikindi gihe bikajya mu buryo ikindi gihe kikajya mu kuguru basi kazagenda ubyibura urabona mbyibushye na n'uwakujya kunyiteza ariko kano gataye kanjye sheri karabakura umutwe murori ariko uzigiye n'ukuntu uzajya n'agacumba cy'amakara kugira ngo nyongwa akajosi abankunda se ko batabimbwira ubwo rero ni nacyo bankundira ako kajosi bumbwira nicyo bankundira uzi ukuntu uri kibi noneho njyewe ndi mubi uri kibi gusa urajya ngo uce intege urajya ngo ugere ku cyo ugamije iki kuyumwa ngo ndi mubi sindi mubi Imana yarandemye imagasazi kambereye buri kimwe cyose akora kambwiza umuntu ubona ko ari mwiza uzacunge kenshi aba ari kibi mba ndisibe ntabwo ndi mubi ntabwo inyama n'akandi mwiza ariko abandi kandi nawe bibara mu bantu beza ntabwo ndabona njye ntazi ibintu birimo ufite umuntu wamwica ufite ubwamo bwinshi Yesu njye nanje kumugira
ku cyumweru uzaza tujyane gusenga urugero nanjye gusenga njye bera munyagusenga baranibagiye wumva kubwira aho uzaza uvanaho vane kugamba no gusutwa ndakuyabita mwana gusego ahubwo muzagaragara aseza barakuvuka ngo rasara baragaragaye